nasiyonari yacu. Amen. Baba ni indirimbo rwose kabisa banumva yumvikana neza. Kwa Yesu dufite gutegeka kwa kabiri igice cya 20. Some duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Gutegeka kwa kabiri igice cya 20 duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4. Ku rupapuro rw'189 ku bafite Bibiliya imeze nk'iyi ngiyi, iyi ni 9:3. Reka dusome umutwe w'amagambo aravuga ngo amategeko y'intambara. Nutabara kurwanya ababisha bawe, ukabona amafarashi n'amagare n'abantu babaruta ubwinshi, ntuzabatinye, kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi nimwigira hafi y'intambara, umutambyi azigire hafi y'abantu ababwira ati, nimwumve Bisiraheli, uyu munsi mwigiye hafi y'ababisha murwanya, imitima yanyu nticogore, ntimutinye, ntimuhinde umushyitsi, ntimubakukire imitima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo ijyana namwe ngo ibarwanire n'ababisha banyu ibakize. Aho uyu murongo uyu nguyu wa 4 uciho akarongo mu mutima wawe, kuko niho intego iri, ni ugushyira Imana imbere. Niyo ntego uyu munsi dufite mu ijambo ry'Imana, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo ijyana namwe ngo ibarwanire n'ababisha banyu ibakize. Ndashaka kumva mwikiriza cyane nk'abantu muvuye mu rugo bukeye. Haleluya. Amen. 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 Yasohoreje muri twibatura. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 umurongo wa 45 na 46. Iyo 20 abari dusoma ngaha. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 17 umurongo wa 45 no 46. N'urupapuro rwa 276 niyo wifashisha amapaji isezerano rya kera. Reka dusome. Aravuze ngo Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzumuye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice, nguce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli harimo Imana. Aya magambo ntaryoshye mw'abantu. Mana yanjye we. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 3 umurongo wa 21. Byahishuwe igitabo gihera ibindi, cyoroshye cyane guhita uhagera. Igice cya 3 umurongo wa 21 ni urwandiko rwandikiwe Abirabadokiya. Aravuze ngo unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, kuko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Amen. Rero ngende umva afite umugisha ukomeye kuva mu gitondo uganira n'abantu b'Imana amagambo y'Imana. Ni umugisha. Haleluya. Kwa Yesu dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye, kuko yayatubwiye. Amen. Ariko ijambo ry'Imana umva riryoha nk'iki. Usubize we wisubize mu mutima wawe wivuganire nawe, kubera ko turi benshi ntabwo ibyo twabivamo. Ijambo ry'Imana wumva riryoshye nk'iki. Mfite umuhungu muto
afite imyaka 10 ubu ngubu. Yigeze kumurira akantu karansetsa, nyina yamuhaye inote ya 5 yose, amutuma akantu, agiye kubitana n'umuzungu wari uje hafi aho muri quartier ukora keke, niyo wajyana 2 yaguha igisata, ariko umuhungu yigura icya 5. Arayi neza rwose arayizana. Nyina ati ibyo namutumye ati ngwino kubwira nguzi ikintu. Ashize igihe ariko ntago ari ubungubu. Ikintu nguzi n'urujyaho ntaho gihuriye na byaha bindi wavuga ati nawe urabyiyumvira. Atumva ko nakufatira ntaryo nawe rimwe. Nyina ararakara bageze arambwira ati ibyo shuru mukubite. Mbwira ibyo yamutumye n'ibyo yazanye ko binyuranye. Ndamwijyana mwese by'ukuri. Keke wumva iryoshye nk'ijya. Banza urya ariko wumva. Shona ati wariyumvise? Ati wose bamuvuga ngo kubite ati urumva naguze nabi. Atosha. Ndamwegera ariko nyina ati mukubite. Niwe se gutamuguza uretse kumva kumukubita. Abanza nkamwumva. Ndamwumva niwe nobwire wumva byo kuri keke iryoshye nk'iki. Arakati ngo biryoshye n'ijambo ry'Imana. Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe mu kanwa riraniryohera rirushubuke kuryoha. Aravuga ngo iyo ndimo kumva ijambo ryawe mbameze nk'umuntu urimo kugabana iminyago n'abanyamaboko. Aravuga ngo ijambo ryawe ndarikunda, ndaribikiye mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Aravuga ngo iki nicyo kimara umubabaro mu makuba yanjye no mu byago byose, nuko ijambo ryawe ryanzuye. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ubutunzi. Uyu muri biravuze ngo kwa Yesu tugira ubutware n'ubushobozi twumvisha amagambo y'Imana uko ni mpamvu Yesu yabwiye abayuda, abwira Abisirayeli, avuga ngo umuntu wumva aya magambo ntabwo azapfa, naho yaba yarapfuye azongera abeho, kuko aya magambo babwira nibwo bugingo. Amen. Petero amaze kuryumva neza, abandi baragiye. Yesu ati ntabwo murashaka kugenda se? Petero ngo twakuvaho tukajya he? Ko niwe ufite amagambo meza, amagambo y'ubugingo. Haleluya. Amen. None twiganire ku mategeko y'intambara, twakira umugisha muri iri jambo ry'Imana. Bibiliya iravuze ngo nutabara ugiye kurwana, ugiye mu ntambara, ukabona ababisha bawe ari benshi, ukabona amafarashi yabo ari menshi, barakurusha ubwinshi n'ibikoresho barakurusha. Bibiliya iravuze ngo ntuzigere wemera ko babikurusha kandi wiyoba ko babikurusha. Iri ni itegeko ry'iki? Ry'intambara. Na international ringiri rirakora. Iyo utarize umwanzi aragutsinda. Bibiliya iravuga ngo nujya mu ntambara uzagenda ufite inama z'ubwenge. Inama z'ubwenge nutazigira ngo uzamanike amaboko usaba amahoro wo mu Rwanda, azaza gutegeka nyine kubera ko batinya intambara, ugashobora gukubita wicaye nk'ingoma uko bishaka niko yabigenza. Ariko niba ufite inama z'ubwenge intambara uzayigemo, kandi inama z'ubwenge tuzikura hano mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Siko umuntu ubaha Imana, Imana imwita umunyabwenge nubwo yaba atazi gusomana. Wiki? Haleluya. Ndekera nyine umusore Imana ari imisezerano ikavuga iti mwana wanjye nzaguha umugore wize tudamuguhaye wize. Ese bazarangije Harvard muri Amerika. Abantu bamagana ati ucawe Imana ushaka gukunda cyane turahiriwe, ikabingira igahora ibimbwira. Igihe cyo kurambagiza kigeze, Imana yanyeretse umugore. Njya kumubaza ese iramumbishurira ngiye naramurebye ndume kuko Imana ize ko itazi ibintu. Cyo Imana itazi ibintu. Rero nasanze atazi no kwandika serupipisi yamutonye. Imana iba yavuganye n'abantu benshi yagezeho yarushye, kuvugana n'Abanyamerika n'abasivugana n'imigabane. Ntabwo uyu munsi yenda naba ubuhamya bw'ibyo cyane keretse dufite umwanya urambuye, ariko natangariye Imana byanga nawe kandi hari ibyo yaramubwiye ku mugabo. Iyo nzaguha umugabo usobanutse ufite iby'umwuka n'iby'umubiri.
asenga Imana igihe kinini, atinda mu butayu, ariko akaba yizeye Imana, afite imbaraga z'Imana. Nagiye kumubaza izina ntabwo atari koti, yari amaze iminsi amuhamya ariko ntazi impamvu, ariko nagiye kumubaza izina ntabwo afite ikibazo cy'imyumvire. Ntabwo navuga ko Imana yabwiye umugabo usobanutse ufite iby'umwuka n'iby'umubiri. Icyo gihe narakennye, umva ngera ku rwego rwa rundi rwo gucumbikirwa n'umupfakazi mu nzu y'icyumba na salo, ntabasha kwikodeshereza n'inzu y'icyumba na salo cyangwa chambre. Hanyuma rero Imana ishaka kubikora gutyo, ariko natangajwe n'Imana. Haba dufite ikibazo cy'imyumvire, ati Imana yabwiye umugabo usobanutse ufite iby'umwuka n'iby'umubiri, none wowe urasobanura. Kandi nagiye nabishaka ari ijyanye ku mbaraga zayo, nawe waranze. Aho nambaye nkora ni mukuru aranduta, se kuri imyaka yakujyanye ubu ukeneye umuntu. Ati ngewe Imana ni nyiri ibihinyuranye ibihe n'imyaka kuba ibintu byarajya, ati nta n'ikintu bibwiye. Ati Imana yabwiye ko nziyura agasubira mu buto nkamera nk'ikizu, ati urumva njye mfite isezerano. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga, kwa Yesu dufite ubutware n'ubushobozi iyo twizeye. Buriya mu isi turwana intambara eshatu. Zingahe? Ubugingo, umubiri n'umwambaro. Na Pawulo adusabira yavuze ngo umwuka n'umubiri n'ubugingo birarindwe. Haleluya. Mu bice bitatu bigize umuntu, igice kigira imbaraga ni umwuka, kuko nicyo Imana ikoreramo. Bibiliya iravuga ngo Imana ni umwuka, ariko Imana si umwuka, Imana ni Imana iriho. Ariko mu mutwe tuyibona mu buryo bw'iki? Bw'umwuka. Niyo mpamvu Pawulo avuze ngo iby'umwuka bisobanurwa mu buryo bw'umwuka, bigasobanuzwa iby'umwuka bindi. Aravuga ijambo ry'umusaraba kuba rimbuka ni ubupfu, ariko kuri twe abakizwa n'imbaraga z'Imana zihesha umuntu wese wizeye gukizwa. Haleluya. Hanyuma ndapinga nyine, niho rapinga twese, ariko birangira byemeye. Iby'Imana nubwo byatangira, nubwo itangira ryaba rito, ariko amaherezo bigira imbaraga, bigenda bigwiza imbaraga. Haleluya. Iby'Imana bigira birakomeye cyane, nta n'umuntu wabisobanura uko biri, nta n'umuntu wabimenya uko biri, ariko Imana nyiribihe iduha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bigatuma tuyimenya, igenda itwigisha kandi tugafashwa turi mu isi. Haleluya. Hanyuma igihe kiragera, aza kwemera, nanjye ndemera, ariko Imana irambwira iti kuko apinze ko atize, njye ndashaka kukwereka ko yize. Ariko si Imana sindi wize wari mu by'ukuri wize amashuri angahe? Ati nize wa mbere primaire sinawurangiza. Kandi numvaga nzashaka umugore wize cyane, ngendera muri njye. Nawe urabizi ko wa musore wa mukobwa ufite umuntu waremye muri wowe, ufite umuntu ushaka, ufite umuntu ubwira Imana. Nawe yari afite abwira Imana, nawe yari yarataganganye mu butayu, nawe yari afite ibintu abwira Imana, nanjye mfite ibyo nyibwira, ariko rwose njye imunyeretse numva no kurongora nabyihoreye, ko dore ko nende no mu minsi mibi itanyoroheye. Hanyuma irangije iduhuriza ahantu hamwe, umupfakazi aducumbikira mu nzu y'icyumba na salo, yegera mu mutara. Aravuga ati muzayibanemo ntimuzasambane, Imana itazabica, nibatabara ndaza muyinsubize, mwese ndabona mugiye gupfa. Naho namubarije izina, nabajije izina nabi rwose mwabantu mwe. Hanyuma Imana idukorera iki? Yongera volume y'inzara. Inzara iraza imeze nk'aho mwijima wo kwa Farawo w'igikorwa wakoraga ukora. Tukajya dukubita iminsi 7 tutariye. Umukobwa yuzuye imbaraga nyinshi, nko kuvuga mu ndimi nyinshi, arakomeye, agira ngo yanyibese ararya. Ye nagenda mu hano hafashwe, umwuka ashaka guca mu matwi, abona amaso yabaye umuhondo, umva Imana nayo irandakaje, mwumva irambabaje, mwumva kandi wari wampamagaye, wari wagize neza, ariko utangiye kugenda ugusha gahoro gahoro. Ariko hari ijambo riri muri Zaburi 119, umurongo w'165 ahari, riravuga ngo abakunda amategeko yawe Mana bagira amahoro menshi kandi nta kigusha bagira. Abakunda amategeko y'Imana bagira amahoro menshi kandi nta kigusha bagira. Kandi iteraniro rya mbere n'irya kabiri ntabwo rigeze mbahakuruha, nta nubwo bavuze, ariko muvuzeho sinzi impamvu. Hanyuma twamaranye imyaka 4 n'amezi 7 aho ngaho cyangwa 8, turi mu nzara yayindi ifatika. Naririmbaga muri korali iwacu nkuru bita itabaza mu bibare iza kunyirukana. Nabaye ikimenyetso kigirwaho impaka, ninjira muri rya jambo Dawidi yavuze ngo ni ishyano ritangaza abantu benshi. Abantu baramvuze, ndeka inzira nacagamo njya gushaka indi,
Imana ikajya imbwira ngo gica muri iriya nzira wakuvuga ko naciye ahantu nacaga ahantu nacuruzaga bakaba ati muze murebe wa musore ashobora kuba yarinjiye wa mukobwa ati nuko yaramwinjiye buriya ko twabanaga mu nzu imwe y'icyumba na salo nkajya ndara muri salo akarara mu cyumba. Ariko Imana iratwigisha agenda duhuza twese kugeza igihe twemeraniye neza biremera tubona ko duhuje neza. Muri famiye intambara, mu itorero intambara, ahantu hose intambara byari bikomeye, ariko twomatana n'Imana. Haleluya. Hanyuma iramubwira ngo ntuzongere guteka, irabimubuza kandi nanjye nabimbwira, nanjye nabindigi ngo nijye uzagiteka niboneka, nijye uzagifura, nijye uzagikoropa, nijye uzagikubura. Kubera ko nari mfite agasuzuguro nanze kwemera ko yize. Hanyuma tugakubita iminsi 8, niba ku munsi wa mbere twakubise iminsi 8, mbona twicaye mu 9, numva ndareba ibirori, numva kugenda biranga ati atakurabizi ati nitutajya gusenga dushobora no gupfira ahangaha tutejejwe. Akazi karibyo turagenda tugenda nka Yesu na Petero akajya arenga njye binguka. Ambwira ijambo rikomeye ryambabaje uwo munsi mbere nk'umuntu uguye. Hagatango ati ko ndeba ugenda ukunduka nk'akanyamasyo nta mbaraga z'Imana ugira. Urumva yarize kundusha. Buriya amashuri ya nyine twiga yari ofisho nyine aya ngaya afite agaciro kuko n'Imana yatanga kwiga, ariko ntaho yahurira n'amashuri y'umwuga. Reka ese kwiga kugira ngo uzajye mu Cyongereza mu Iburayi bashe kuvuga Igifaransa cyangwa ujye mu Bwongereza ubashe kuvuga Icyongereza kugira ngo nicyo wajyana mu ijuru. Bushya ariko amashuri y'umwuka turayiga kugira ngo tuzajye mu ijuru. Amen. Arakomeye cyane, nta hantu ahuriye n'aya ngaya afatika. Reka ntawe buri. Hanyuma urumva ko ari Imana yabwiraga. Imana ivuga imvugo y'umwuka. Amen. Ndangije ndavuga noneho njye niba ari n'ukubwiye wumve je bisenge n'ubundi ngo igihe twayisenge yitaza twiruka tuvuga isuriza igihe cyasindi. Ndagaruka nicara mu nzu nariganyiriye mwa bantu umuntu narabirambitse nta kintu bimaze ndabizi. Naragaruka ku munsi wa 9 yafashijwe ari mu mbaraga nyinshi, ari mu mavuta, abwira ati wahombye cyane mwariye atumva mbese ati twari amagambo cy'Imana twariye. Kuva mu butumwa bugufi hari mukuru wanjye ukora mu kibuga umwumvere nibaza kumpamba bazavuga ko ari inzara yanyishe, ariko nanjye nanze gusabiriza no kujya kwandavura hirya no hino ndihangana mfa nk'umuntu w'intwari. Ati humura hano nabonaga igisororo cy'ibiryo ati ntabwo uri gupfa ubu kigiye kuza. Apo ndabaza nta mugenzi usigura ubwo twese turagiye. Nase yababa we atari kugiye yereko ryanjye ritandukanye n'iryawe ni gute se? Ndashonje ushonje na utarya mbantekereza ibiryo nawe nibyo ushumbwiye. Hashize akanya gato umukobwa araje avuye ahantu ku mudepite bitaga Roni Makuba arabizana aravuga Imana yamubwiye ngo natuzane ibihiye tudapfa. Kigeze umuntu barya n'ibihe mu by'ukuri iyo minsi yose umuntu yari amaze no gukora amaduki icyokere kikaza ukegamira igikuta kandi bigoye cyane. Tumaze kubirya arambwira ati ariko wabonye ko ngiriye rekwanisha ni warize kabisa. Nuko natangiye mpinga ariko ngenda nemera. Tuzagenda wemera gahoro gahoro. Nemera ko wize ati cyane. Nawe akabyemera ko yize. Hanyuma Imana irongera idukubita indi minsi 9. Nako ndi gusoreza ntabwo ndi bwongera ibindi kubuhamya nubwo mfite bwinshi. Hanyuma ndamwegera none se ati none wabonye ati ibintu byose ntabwo ariko Imana ibyerekana byinshi bikora itavuze. Ntangira kuyitereta twari dufite umusambi twirirwaga tubyinira hisubiriza igihe bukira batwirirwa mu materaniro yo gusenga no gusomera no kuganiriza ibintu twabaga mu gitondo kugeza nijoro igihe cyose dufashijwe n'ibyo twabagamo. Ubwo rero hashize akanya gatoya mbona Imana ikoze ku mupfakazi azana amafaranga inote 3 z'ijana adore n'usi y'umuceri. Kubera ko ari watekaga njya mu isoko kandi abantu baze bacururiza kera njya mu isoko guhaha kubera ko nari nshonje numvaga byose bishaka. Akungana amafaranga nkabona ni make ndashaka bisuka nigira inama naravuga ngo nari mfite umwuka nari mfite imbaraga narakatuzaga kugeza igihe babereye umuntu kuko tuzi umuntu akarabirwa akamuhereza. Nagera ku dodo ni izi dodo ko zumye uziteye amazi igihe kingana iki mwagiye mukatura ibicuruzwa bikihuta
ati abakiriya nyine barabuze umuntu wese yikagira ibyabamo. Hanyuma ni katura nyine ngure agakatura mwongera agakatuza pakati yewe batizijyana ndazijyana intanga n'ibizitanga mwazivanze n'amabuye tuzarwana pariside n'ibiri katura cyane kuko urabona ko harimo ibibazo by'amabuye. Ati zijya ati akira aramereza ubunyobwa ntabwo uvanga n'agahunga ko nzi ko bajya babikora. Ati ntabwo bivanze dusanga bivanze ntuzagaruke kungurira nimpereza sinzi igihe ingingi igendera imbere izagenda mpereza ndagenda. uwo munsi naraguye nagize ngo ndagenda ngeze mu rugo ndabiteka inkina zivanze n'inshenga z'amakara mu mbabura nkajya natsa vuba byatumbaze nagize isereri ishaka kugoma gatatu nkajya negamira urukuta paka igihe imbaraga zize nkongera nkatsa nabihishije vuba maze kubihisha ngiye kuzana igisahane cy'umunzani twariragaho. uwo munsi naraguye sinzi aho bajya mbona abagore bane baje kudusura bamanutse haruguru iwacu mu kantu k'agasozi kameze gutya. natangiye kuvunagurika n'amaboko akozeho pe. barokore n'abagome ntibarabibariye birahiye baraje ntibaje ejo ibisi bariko bakazaza ejo numva bambereye ikigusha ku rwego udashobora no gutekereza kandi wowe wumva ari ibintu byoroshye kubera ko iyo ntambaro utayirwanya. Bibiliya babonura ko ugiye mu ntambara ukabona umubare w'ababisha ari mwinshi cyane n'amafarashi ntuzemere kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Intego no gushyira Imana imbere. Haleluya. Hanyuma nababonye turabonanye nturutse njyenyine simbashumuje bonye baje iwacu gusa barangushije nta n'ikintu bantwaye. Jya mu gikoni dayimoni arasura arambwira ati gabanyamo kabiri umugabane wawe urye uwe nawe ubwenge akawutanga. ubwo ni nk'aho mwana w'ikirara waye nyine. Hanyuma numva ijwi rirambwiye ngo atasiyo rirabimbuza. ndasenga amasengesho ararangira nkajya nsengera n'abagore Imana baha ubwenge batahe. dore igihe nta mafaranga igihe kirahenda bariya barabafunguriye twe turafungiranye ariko igihe ubafunguriye ntibagende baricara imbere y'umuhanuzi kazi batinde bategereze n'ibiryo kandi bonere bikeya baha ubwenge Mana kanga kugenda ibifasha byose birashira numva mbuze icyo nkora ariko Imana yumva gusenga. ubwira wa mukobwa irambwira ati genda umubwire ndafite abadayimoni b'ubugugu kandi ubizane biriya biryo byose ubizane mubizi Imana irabashyitse. araza yihuta ndabona gushyira igikubazo ujye nzakurongora agira ubwenge utabugira. buriya abanyantege nyine bo bagira urusaku rwinshi. ubu igihe mwasengeye mwihariye mwaziririmbye ibintu byose wasezereye bariya bantu bakagenda utazasengera abagore biri gusengana nabo usigiye mu maze aravuga ati bagenda se tutamaze Imana kuri yemera we. ese Imana yavuze ko wize nawe wishyiraho akantu kugira ngo werekane ko uri umuntu urenze ndushaho kwemera byahatari. nabone genda bariya baba bariye n'abakozi babo baba babiterana baba bahaze icyo bashakaga ni amavuta niba mwakoze iby'umwuka bihorera ibiryo ntibinahiye byabatera amahoro. uretse twe gusa kuko dushonje urasinde yabuze twe n'ibyuma menya byashe atoye mva mubwira Imana ikimbwiye irambwiye ngo ufite abadayimoni kuko mushaka ko tuzimanira bariya bashyitsi. none se urumva ntari mukuri bizera tubazimanira barashongera ngo bafite ikibazo nk'icyo dufite. igenda aranga arabyarura nasuzuguye bikaze byose bishyira kuri cya gisahane cy'umunzani uko byarura akarushaho kugenda ibiryo n'ibyo wabyitekeye ati wabitetse se n'ibyawe ko ari iby'Imana none nanjye wabihashye nkajya n'akatuza ati wamaze. arabyarura byose ntugore mubwiye uri ingare uri igishegabo uri ishyano nta nubwo nikurongoye birarangiye. nawe akajya abwira ari mu mbaraga nyinshi akambwira ngo kundabura ngo zabyihorere intego ni ubugingo si abagabo uretse ko nta n'ikigabo kizabura ikigore cyacyo cyangwa ikigore cyubura ikigabo. arabyarura arigeze
nifata agateremusi ndagatinda mu numva ndanabamuyeho cyane ndanababara. Imana arashuka ati jya wihagararaho nushaka upfa nishaka numve ntabwo mva ku izina. Hashize akanya numva ubuntu buraje, numva Imana irasuye kubera ko nasenze, kubera ko hari igihe nigeze gushyira Imana imbere iza kundengera muri ako kanya. Hanyuma numva umwuka mwiza araje, ndavuga nti se ubu nabikurikiye ahubwo batarabimara. Ndabikurikira ndagenda ukuntu ari bibi, mageze sinabasuhuza. Nacyagiye sinabasuhuje kandi twabonanye nubwo mageze simbasuhuje, ndiyicarira. Bari batanu bicaye aho ngaho, ndicara. Ati Alexis, Yesu ashimwe. Ati se wari uri hehe? Ni hari ibintu narindimo. Bati dusenge tujye tubaheshe umugisha. Badaheshe umugisha. Badaheshe umugisha. Uze ko umupfakazi kandi badaheshe umugisha. Ubwo ni umutima. Nta mugisha badaheshe amagambo. Hanyuma barasenga, umwe asenze arahishurira ati mu izina rya Yesu. Ati ibyo kuba bitanze ukabigumana. Ntibigumana se byose Mariya ntiyabyahuye. Imana irareba mu mutima ko utigeze ubitanga. Ndicecekera. Twakozemo kamwe abantu batandatu muri ako kanusu k'umuceri n'utwo tudodo n'utwo tunyobwa n'utwo tujaka. Turagira baragenda, sigara numva nguye, sigara mbona na wa mukobwa ntigiye mbwira. Ibyo kwirirwa gusha nishakira amavuta uyamena, njyewe njya kuvoma hariya ipfiriya, hanyuma za rujugiro zinywera ukaza abakobwa ntabwo urusengero bakirirwa bayeruga bayamena bikarangira nimugoroba nsubiye n'igihe rwose. Intambara turwana ni intambara zikomeye, ariko nidushyira Imana imbere tuzajya tugenda tunesha. Haleluya. Twabangiye imyaka rero tugira na bifu famiye, tugira na bifu tori, byumva ibintu ntabwo nabisobanura muri aka kanya, murabizi ku cyumweru n'ubu sinzi impamvu mbivuze, ariko ubwo hari impamvu yabyo nanjye sigiye. Hanyuma Bibiliya iravuze ngo nutabara ugiye kurwana n'ababisha, ukabona bafite amagare menshi, amafarashi menshi. Ubu turi ku mategeko y'intambara, niyo mpamvu mubwiye kuri ako gace k'intambara narwanyeho, kuko nta buhamya bwanjye buzi. Hanyuma Imana ibwira Abisirayeli aya mategeko. Nababajwe n'ikintu kimwe ndimo gusoma aya magambo, nuko nibutse abatasi 12 ngo 10 bagarutse mu minsi 40 n'amajoro 40 bari bamaze, ngo bavuye gutata igihugu. Imana yabagiye imbere inabagaruye, ariko ngo babura amaso yo kubireba ntibabishurirwa ngo bashime Imana yajyanye nabo ikabigarukanye nabo, ahubwo ngo bahita bavuga ngo tumeze nk'inzige. Twabonye abanaki barebare, tubabonye tubona tumeze nk'inzige imbere yabo, nabo batubonye babona tumeze nkazo. Kandi mu makuru y'ubutasi ntushobora kujya gutata umuntu ngo mubaze ngo urabona ndeshya gute. Turwanye ntagushobora, uhisha ibimenyetso naho wakandagiye ikirenge urasiba gutata. Ariko ikiri mu muntu kimuhiyereka kubera intege nke bagize, babona ko Imana itajyanye nabo, ahubwo ngo bibonera abanake n'inkike z'amabuye, ariko ngo havamo babiri Imana ishimwe. Amen. Kalebu na Yosuwa bo baravuga bati twebwe igihugu twagitase, twaciye Buroni, twabonye abanaki, ariko twabonye nta kibakingira gihari. Tuzamutse none twabarya nk'umutsima tukabanywa nk'amazi, mu ruhande rwacu hari Imana. Amen. Biravuga ngo abantu bajya impaka ndetse bashaka kwica Kalebu na Yosuwa, kuko barebye 2 basanga 10 baravuga ibiruti by'aba 2 bavuga. Imana iraza. Haleluya. Iravuga ngo keretse Kalebu na Yosuwa bari bafite undi mutima, bakurikira uko bayobora, bazajya mu gihugu bagiye gutata, urubyaro rwabo ruzakigira gakondo kuko bumviye uko bayobora. Bibiliya iravuga ngo Imana ibwira ko batazajyayo, kandi niko byagenze. Bibiliya iravuga ngo hashize igihe bageze mu gihugu Imana yari yaravuze. Niho twasomye amagambo kuri Dawidi yabwiye Umufilisitiya ngo biga gukora amagare menshi y'intambara nabo ngo base n'andi mahanga, bibagirwa password y'urugamba ko ari ugushyira Imana imbere. Ngo bashyira imbere amagare n'amafarashi barabigwiza, baravuga ngo noneho igihugu cyadutera natwe turiyubatse, turakomeye, ntabwo cyadushobora kubera ko dufite amagare menshi n'amafarashi. Bibiliya iravuga ngo Imana ibahagurukiriza Abafilisitiya
w'abafilisitiya hahagurukamo umugabo bita Goliyati intwari y'Igati. Yari munini, yari muremure, yari ateye ubwoba mu maso y'abantu. Bibiliya iravuga ngo aganira n'abafilisitiya arababwira ngo iwacu dufite ukuntu twarwanaga naragiye tutarasohokera ino kuko akomoka mu Banaki Goliyati. Hanyuma twebwe Abisirayeli iyo batubonaga bihimbaga amazina, Imana ikatangira kubarwanya ubwabo aho kugira ngo twebwe turwane nabo. Ngo arasohoka akomera ingabo z'Abisirayeli, aravuga ngo niki cyabazanye mu ntambara, mwazanywe n'iki kuremera urugamba aho ngaho. Ngo bamurebye aho kugira ngo musubize icyabazanye, ngo batangira kuvuga bati dore umusirikare naho twebwe ntacyo tu. Buriya turabona dufite igitekerezo, ndabashakamo imyanzuro. Murabizi ko amagara ahenda, ibyo ni ibintu bizwi. Amafaranga arahenda, ni ibintu bizwi. Ubuzima bwanyu ni ubw'agaciro, murabizi. Sishaka ko dupfusha abagabo benshi muri iyi ntambara n'abasore. Ndabagira ngo mushakire umwe gusa ubahagarariye, nanjye mpagarariye bene wacu Abafilisitiya, duhurire muri iki kibaya turwane. Nanyica tuzababera abagaragu tubakorera iminsi yose, nanjye nimwica murebera kudukorera ibyo mbabwiye. Ngo kugira ngo basubize Goliyati bati dore iminyururu, bati dore uko areshya, abandi bati dore inkota afite. Abasirikare bose ngo bagira ubwoba b'Abisirayeli. Ngo umusirikare akajya abwira mugenzi ati afande, nirwa kubwira Goliya ndiyafande ugenda ugaruka none mbabarira ugende ugereke icyo mwubahira. Nawe utariko nanjye mfite undi nubaha nawe nagende. Ngo barasunikana bagera ku mugabo mukuru w'ingabo bita Generali Abuneri mwene Neri w'Umubenyamini. Baravuga ati genda urwane na Goliyati, ni generali nkawe, munganya imishahara, munganya imyitozo, mwese muri kuri. Amurebye aravuga ati kereka Sawuli wimikishijwe amavuta nk'umwami wacu niwe wamushobora, naho twebwe ntabwo, nanjye sinamushobora. Sawuli namubonye ahita yakira urupfu. Aravuga ati se ujya gupfa mbere rubanda mugihari ndi umwami, amahanga azasigara baseka. Aravuga ati ahubwo umuntu uzanyikira uriya mugabo, yaba umugabo cyangwa umusore, nzamushyingira umukobwa wanjye azatoranya mu bakobwa nabyara. Kugira ngo kumva uko umwami biroroshye, raporo yari yabaye inkazi. Nzamuha ubutunzi n'ibyo yasanyeho umudendezo, ibyo si ibihembo. Baravuga bati ntawabikorera, ninde waba akiri hatarapfa. Sawuli aravuga ati mbaye ngiye muraza kumbwira amakuru. Abuneri yegerana n'abasirikare bati umuntu wese naze gutukura umwobo we, ati ndacyo turabizi, umuntu wese acukuriye nanjye yanjye ndayicukura, nta musaga saba. Ngo bwakeye umuntu wese yujuje uwe mwobo, Goliyati atagaruka, umuntu wese wemo ibesha ujye mu mwobo wanjye, ni ukugukuramo nawe ni we mucukura wari nini. Uti mbabarira nayobye kubera ubwo wagiye mu wawe, uti wawe uri hariya nigera yataranyica ndashima. Umuntu wese muhemo undi muhemo, Goliyati ngabibonye agira ububyutse, niwe muntu wasuye abantu mu minsi 40 yarasuyemo, uko bwije uko bukeye, kandi atababwira amagambo meza. Akababwira ngo suzuguye ingabo z'Abisirayeli zose, suzuguye Isirayeli yose muri rusange, suzuguye Uwiteka Imana y'Abisirayeli, mu izina rya Dagoni Imana yanjye iri kuri Ashidodi ndabasuzuguye. Bati ko n'Imana yituka se kicecekera, batubwa nayo yabatiye. Ngo bibera muri ibyo. Dawidi bajya mu ntambara agiye Isa mutumye, bavuga ati genda umenye amakuru y'abakuru bawe batatu uyanzanira ari imvaho, umenye uko intambara zimeze. Dawidi ngaravuduka ajya mu ntambara, ahageze ku munsi wa 40, Bibiliya iravuga ngo Goliyati asohoka nk'uko asanzwe. Agarutse umuntu wese none rero amaze kumetiriza umwobo wanjye urahasi sinyoba, birukaga mu mwobo undi muwe. Dawidi asigara ahagaze yumva ayo magambo y'Umufilisitiya, ngo imbaraga ziragwira. Haleluya. Ubundi ikimenyetso cy'uko ubana n'Imana ni uko ugenda ugwiza imbaraga. Ugenda ikibazo si intambara urimo wikwisobanura, no mu bigeragezo kwisobanura rwose byihorere, ntukisobanura mu bigeragezo. Iyo bisobanyije n'ibisobanura, no wowe kwisobanura ntacyo byamara. Nubwo uri umuhanga mu kuvuga gute, nubwo wareze amategeko, ntawisobanura mu kigeragezo. Teka ntabwo bivamo. Hanyuma Dawidi arahagarara, Eliya ava mu mwobo nk'umuntu mukuru nyine mu rugo iwabo, imfura ya se araza kororinga, buriya araza kororinga, araza ati dawe abasivile murareba ugira amaso ntayo ugira,
ubwo wumve kandi ngo arareba unyumve ubuse mubona ko ari mu ntambara wageze ngo ni muri sariwani aramubwira ahangaha generali ari mu mwobo umuntu wese ari mu mwobo none n'igihe tuvukana baye tujyane ngo nacupe twitugiremo Dawidi aravuga ngo njye nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka ryose kuko ari uburyo bwanjye ntabwo nzanyeganyezwa amen aravuga ngo njye ndabona Imana indi imbere undi aravuga ngo Imana nzubwiba mugira n'agasuzuguro ko mu mutima wawe wazanywe n'iki kureba intambara utari umusirikare bwa butama bwasohotse igende mu butayu undi aramubwira ati keretse niba hari indi mpamvu ngo amutera umugongo Dawidi ukuntu yari afite imbaraga ukuntu yari yarashyize Imana imbere atangira kubaza ibihembo atarakora atangira umuntu uri bwicurira mu Filisitiya ari buhembwe iki azaba umwuka w'umwami ibindi bibaza abandi ndi hano mu mwobo wanjye azahabwa ubutunzi bukomeye inzira zizahabwa umudendezo Dawidi ahita azamura ikiganza aravuga he kugira umuntu ukurwa umutima nawe agenda arwana nawe abandi bati itangazo Sawuli atavuze ari umwami mu ngabo ze iryo Abuneri atavuze nta wundi warivuze Dawidi w'umusivili umwana w'imyaka 17 utemerewe no kwinjira igisirikare ariko kuko yashyize Imana imbere asa amategeko y'intambara afite mode passe mu mutima azi ko Imana iri imbere ye amen Abuneri aramwihutana mujyana kwa Sawuli ngo ngwino uvugane n'umwami ayo magambo se kugarukira ahangaha arinjira abwira umwami ati mbonye umusirikare bahemba se batoje se wibera mu butayu ariko washyize Imana imbere Sawuli aravuga ati uvuye muri iyo batayo n'igihe twasuzugurikiye atereka mubaze batayo ntabwo twayivuganyeho nabonye gusora umusirikare uhese turabasirika Imana iguhumuriza rekeraho unagira ngo nkakwibutse hanyuma arangije araza ati uba muri iyo batayo bamwijana n'umunani ko tutayigirana urumva iyo byagenze uko sura yibuka ati turayigirana uko wayibagiwe uyiheze 108 mfite umugaba n'umwami Yesu nitubaha ati ko ari nimba tujya turirimba tuzamutse tujye Yerusalemu guterana ati nyine niyo batayo ngewe mbamo ubimenye ati kavugana n'umwami amubonye agira imbabazi aravuga ati Abuneri naraguye ariko wowe urushije kugwa rwose ubu se uyu mwana muvanye he avuga ati vugana nawe wumva aravuga nk'abagabo nubwo ari umwana aramureba aravuga ngo none se niwe ushaka kujya kurwana n'uriya mugabo aramubwira ngo yego aravuga wamubonye se Dawidi ati namubonye n'umufilisitiya aravuga ngo rero uri umusore w'umugenda ntabwo wamushobora icyakora ufite imbere heza watekerezaga neza ariko uriya yamenyereye intambara ni umugabo mukuru wowe nka Sawuli aravuga ati ariko umwami ngenda agira intama za papa agira intama za data Dawidi ari kuvuga Sawuli ati uragira intama za so buriya aravuga ati nubwo uragira inka z'inzunguka mu mata ku mabona n'ijoro koko ubona uhagarara imbere y'uriya mugabo aravuga ati iyo nzira yagiye hari igihe intare ze Sawuli aritonda ati intare ati intare ni inyamaswa y'inyamaboko ntawe utazi ko iteye ubwoba ati yije ndagiye intama za data ndayicakira nkahita gishwanyaguza nkayambura n'umwana w'intama wishimira unatera n'igihidubu iza Sawuli noneho arorohamira nk'amavuta ati idubu iriya nayo ndayicakira nkayivutagura nkayambura umwana w'intama nkayica abantu bazi uburyo idubu irwana idubu bwayikoze igisirikare yo yonyine ko igisirikare gikoresha inzira 3 mu ntambara kirwanira ku butaka mu mazi no mu kirere idubu izo nzira zose zikoresha ari imwe izikurira ntabwo wakurira mu icikire mu giti izikoga ntiwakwibira mu icikire mu mazi izikwiruka ntiwayisigira ku butaka usumva idakoze igisirikare ati niba ari ibyo warisha intero kwica n'idubu ambariye imyenda yanjye ujye kurwana n'uriya mufilisitiya yambaye Dawidi yambaye umwuka uramubwira ngo ntukambare imyenda y'abaneshejwe ko yambara se kuriya niba hari ikintu Satani ategera ku bantu ni ukubakangisha abantu yishe uzumubura bagaye kwitonde hano bagahora kubera iki ngo nakanaka n'umushaka guhanura yaraguye n'akazi
ukanakaraga gusa ukuntu yabwirizaga ngo ni akazi ke. Imana ni Imana y'abanesha, si Imana y'abanesha. Niyo mpamvu Yesu avuze ngo unesha niwe uzicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, kuko nanjye naranesheje nicarana na data ku ntebe ye. Unesha niwe uzaragwa b'ingano, niwe uzarya ku mbuto z'igiti, niwe uzarya kuri manu yagize gute, niwe uzahabwa ibuye ryera ryanditsweho izina. Haleluya! Bitazwi n'undi muntu wese keretse ugize gute urihabwa, kubera ko yagize gute yanesheje. Imana ni Imana y'abazima, si Imana y'abapfuye. Ni Imana y'abanesha, si Imana y'abaneshwa. Dawidi arabyanga ibyo byose, ibyo bamubwiye byose, bamukanga bamukangisha, ahubwo arakomeza ngo ahita agenda afata amabuye 5 mu mugezi ashyira mu mvumba y'abashumba, ahita akora ikintu gikomeye, afata inkoni asanga Goliyati mu ntambara. Haleluya! Uwo munsi Abisirayeli barihangana ngo bava mu myobo igice binjira mu itegeko rya kabiri rya gisirikare, baryita morali, baryita nubwo waba ugiye gupfa ugenda uririmba. Ni itegeko rikomeye cyane. Baravuga bati Goliyati ati murampamagaye noneho bajya guza ukaduha ibitekerezo, ukadusaba imyanzuro, tukakwihorera, ukagira ngo ntayo dufite. Ngwino wa musirikare turamuzanye. Bigeze bavuga bagiye guhembwa, abise bigeze bamuzanye bamukuye. Goliyati gasohoka kibaguza, areba hirya no hino. Dawidi areba kibaguza kibaguza baba baramutinyemo iki? Umuntu kibaguza nta mbaraga bafite. Yoweri yarahanura avuga ngo bahanga amaso imbere yabo, ntabwo bica gahunda. Abantu bafite imbaraga bahanga amaso imbere yabo, bazi iyo bajya, ntushobora kubayobya. Bumvishe ijwi rikomeye ry'Imana, nta kintu wababwira, oya, baba bazi icyerekezo. Amen. Hanyuma Goliyati ngo arareba abona Dawidi, aramubwira bati ngo nyamara kuri imbere. Ati se shane wowe? Dawidi nk'umurwanya mwiza asubiza yitonza ati ntabwo nashakaga. Asubiza agize ati asubiza yitonza ati aramubwira ati ni njyewe. Goliyati none se kunteranya inkota, wakunteranya inkoni, wagize ngo ndimbwa? Dawidi ati nugura ikirwa kinini ari kuri iki aravuga ati kiravuga ati Dawidi aravuga ati wivunika, wanteranya inkota, unterana icumu, unteranya agacumu, unigirije umuringa, wambaye iminyururu, ariko njye nguteye mu izina ry'Uwiteka. Haleluya! Njye nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakugabiza, ndakwica, guca igihanga, ndagaburira inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba n'ibisiga byo mu kirere, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo mu isi yose. Dawidi yari yagutse, yari azi imbaraga z'Imana, kugira ngo abantu bose bo mu isi bamenye ko muri Isirayeli harimo Imana. Amen. Kandi aya materaniro yamenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu. Goliyati ati nukuvuga ashaka no gura umwana, atereka nze kubagire ibisiga. Dawidi ngo kuri ibuye rimwe mu mvumba rishyira mu muhometso, ararizunguza. Haleluya! Kandi avuga ati Imana nk'uko wafashaga abasogokuruza kera, Imana idasaza, Imana itarwara, Imana idahinduka, Imana y'imbaraga, Imana y'amaboko. Batangira kumva Imana muri we. Haleluya! Kurusha mbere. Kubera iki? Ageze mu ntambara kandi afite mode pass, afite amategeko y'intambara, arayibuka. Akajya avuga ati Imana nagushyize imbere yanjye iteka ryose, uri iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Goliyati nawe ati sha atereka nze. Baravugana. Bibiliya iravuga ngo ararizunguza, ararirekera, ariko cura Goliyati mu ruhanga, ago yubamye nka Dagoni iratanaga. Abisirayeli bigeze gukora amakosa menshi n'ubundi, ngo bimura Imana, ngo bakajya basigarana isanduku yayo gusa bayireba, ariko barimuye Imana mu mutima yabo, nta Imana bakibuka. Ngo bajya mu ntambara, Imana yifata gutyo irabihorera. Barakubitwa, bati turazirikere, bati nta sanduku, bati mwagiye kuyizana se kuri abiri muhazi. Ngo bajya kuyizana Hofuni na Finehasi, ngo baza bayihetse, ngo bayigejeje aho ngaho, Imana irakomeza yifatira icyo n'isanduku yayo irayihorera. Ngo bakubita Abisirayeli, we Abafilisitiya barabakubita, isanduku y'Imana barayinyaga, barayijyana, bayishyira kuri Ashidodi. Babwira Dagoni bati Dagoni, iyi Mana niwo winesheje, yitwa Uwiteka, ni Imana y'Abisirayeli, natwe ingabo zayo twaziciye kuzimara. None wowe nk'Imana uvugane n'Imana mugenzi wawe, niwe uzi ibyo muvugana.
wayikubita uyikanira uyikwiriye ariko uyitondere uyigwe nabi kuko nayo yaguye nabi izindi mana. Ngo barakinga baragenda, Uwiteka yegera Dagoni ati Dagoni uri Imana? Dagoni ati nyamuneka Uwiteka, ni abantu bambeshyira bakanyita ariko ntabwo ndi rwose. Uwiteka ati kuko bakuyobeyeho bakagira ngo iyo kandi utari kubita urushyi Dagoni ngo yubahe. Bukeye ngo bane kwihimbaza bane gukingura ingoro yayo, ngo basanga Dagoni yubamye imbere y'Uwiteka ivuga iti nyamuneka ntunyongere, ni wowe Mana, ni wowe. Ese nivuga gutya uzi ko ibintu byose byumva Imana, ibyaremwe byose bihumeka n'ibidahumeka, nta na kimwe kitazi ku kuboko k'Uwiteka ariko kwakiremye Imana. Ngo barekura Dagoni bababaye barasudira baravuga bati wirwaneho noneho ntugere kubama dore kubarana Imana watsinze n'ibindi, ngo barahagarika. Uwiteka agaruka ati baraguhagaritse, reka ngo kubite ku buryo batazongera no kugutekerezaho. Kubita irasohora irashwanyaguza irajugunyanga ibice, baje bati mbega Dagoni. Imana iti singarukira, bitera imidugudu 5 y'Abafilisiti ibyago bikomeye, batoboka ibibyimba bavuza induru umuborogo ugera mu ijuru. Baravuga bati Imana y'Isiraheli iratumaze, twari tuzi ko twayinesheje. Ngo begera abatambyi bayo n'abapfumu bati iyi Mana ko itumaze y'Abisiraheli. Abapfumu n'abatambyi bati ninde wayizanye? Bati bafande bagiye mu ntambara barayizana. Bati babakozeho naho ngabo batiretse barayizanye. Ya Mana yatebye abo bikomeye Abanyegiputa barayizanye. Ya Mana igenda ibesha barayizanye. Baravuga bati barayizanye, none dore ngende dukoreye turimuranye n'urubyaro rwacu twese ntawe usigayeho. Bati ngo mwisuzuguza Dagoni, batuzugura Dagoni yacu yabaye wayibona ishingwe. Bati none umwebwe bati rero tubagira inama, icyambere mugende muyubahe. Bati turayubaha duteze ko tutanayegere tumarira kure. Bati ukuntu mubigenza, umutware wa buri mujyi, imijyi 5 y'Abafilisiti, Gati, Gaza, Kurona, Shidoni, mwese ucuri mu byimba mu mbeba, hanyuma uzajya ugenda ubwira Uwiteka uti Imana mwizahabu kandi ufite iyo zahabu ituze mu byimba w'imbeba, uvuga uti mpagarariye Kuroni ndi imbeba, mpagarariye Shidodi ndi imbeba, mpagarariye Gaza ndi imbeba, mpagarariye Gati ndi imbeba. Imana ngo ijya yunamura noneho gende vuge tugo mumenye ko ari njye Mana nzashyirwa hejuru. Imana igira imbaraga ku buryo yishyurisha hejuru imbaraga zayo. Amen. Imana ifite imbaraga ngo bakure inyana ku mbyeyi, izo mbyeyi zitwariye iyo sanduku paka mu murimo wa Yosuwa wavuze ngo nimudakorera Uwiteka jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Isanduku iragenda bari ihagarara neza kubera ko Yosuwa yari yahamije amagambo akomeye. Bibiliya ivuga ngo icyo gihe ngo basaruraga ingano baza kurunguruka, ngo barungurutsemo hita yica 70 muri mu Bisiraheli. Bete mukandunguruka we urunguruka Imana wowe 70 baravuga bati ratuma izanye uburakare bukaze. Ngo baza kuyitwara, uzajya kwiramira izanga zitsikiye ikubita uza arapfa. Dawidi aravuga ati ratuma ya kwicumu twese tumureba hano mwijyana ngo yijyana kwa Petero muzi bitangaza yakozeyo. Imana ifite imbaraga. Imana ni Imana. Ukwiye kubuza amategeko y'intambara neza, ukwiye kubuza urugamba turwana uko rusobanuye, ugomba kubuza ibi bintu neza. Haleluya. Dawidi azana igihanga cya Goliyati, Dawidi agitwaye n'inkota ya Goliyati. Hanyuma nibwo Sawuli yatangiye kubaza ngo nari guhari biravuga ni mwene Dawidi aratimba n'umutabaho simuzi, ngo baramumenya uwo munsi kubera igihanga cya Goliyati yazanye. Haleluya. Bukeye habaho urwango. Sawuli yahagurukirije kuri Dawidi nubwo yari yaramushyingiye wa mukobwa we, ariko ngo aramwanga akeka ko azamusimbura ku ntebe y'ubwami. Hanyuma ngo atangira kumurwanya. Dawidi arahungaza kugera i Gati iwabo wande, iwabo wa Goliyati. Ariko Imana ishi ahagera yaratoye amabuye agahe? Muzi icyo yatoreye? Ibuye rimwe yaryicishaga Goliyati, anakazayicisha abahungu be uko bangana, kuko Goliyati rero abyara abahungu 4 kandi bameze nka se. Yaragendanaga rero iteka ryose yabaga yafite. Haleluya. Buri gihe yarabishe cyagiye mu mwuka niho bibera. Bibiliya iravuga ngo tugenda dufite umubiri w'abantu turwana mu buryo bw'abantu. Intwaro z'intambara yacu z'abantu zigira ububasha imbere y'Imana. Dufatamira ibitekerezo mu mitima, dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishiri hejuru kurwanya kumenya Imana. Nuko turwana urugamba. Bibiliya iravuga ngo
ati bamumenye ahubwo bagore ati bose barahaguruka bati urabizi ko wishe dadi, wari uzi ko tutazakubona none urizanye. Abakecuru bati yego Dagoni we urashoboye uramutuzaniye. Dawidi ashaka tekinike yo gukoresha, ariko uyu munsi kugira ngo Imana yerekane ko ari imbaraga, Dawidi akoresha tekinike y'ububwa kurusha izindi yoroshye cyane, arisarisha agira ati baje kuyigonda mu bwami, avuga amagambo y'abasaza haramba inkuta. Navuga bati dore ubusasha tugufasha uri muzima ugenda wihinduye umusazi yawe twitetse tukureba nubwo wayoteye. Navuga bati tugiye tukujyana imbere y'umwami, ntabwo twakwica umwami atarakubona, niwe uri gukwica ko kuri umwami mugenzi we. Imana imugenda imbere. Haleluya. Yaravuze ngo nubwo ingabo zabambira amahema kugira ngo zintere, umutima wanjye ntuzatinya. Nubwo intambara yambaho, hagati muri iyo ntambara umutima wanjye uzakomera. Haleluya. Imana isanga kisha umwami w'Abafilisitiya, bamugera imbere, Imana yahageze kare. Baravuga bati mwami tuzanye umwami mugenzi wawe, ni umwami w'Abisiraheli yitwa Dawidi, yishe Goliyati, ahombye igihugu cyacu, bamuteyemo n'imbyino birazwi. None nguyu gira uko umugenza nk'umwami, ntabwo tukubwira icyo ukora. Umwami aravuga ati umwami mugenzi wanjye, njye ndi mugenzi w'abasazi. Ubu se ngerenya abasazi mu gihugu cyane kugira ngo mujye kuzanira umusazi w'umuheburayo. Iki kigabo se mubona kitarasaze. Dawidi akomeza tekinike. Pawulo yaravuze ngo niba dusaze ni ku bwa Kristo dusaze. Uwo munsi umwami arategeka ati n'umusubizi wabo ajyayo, sinshaka n'umuzimu we mu gihugu cyanjye, nimumwicirize. Baramuherekeza agenda aronshinga Zaburi 34 avuga ibyago n'amakuba by'umukiranutsi n'ibyinshi Uwiteka amukiza muri byose. Amen. Avuga ngo umukiranutsi azacirwaho iteka. Agenda avuga ati n'ukuri, agenda avuga nyine yazaruze ku isomo n'ubona umwanya wabyo. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo siko bizaba ku bantu bageze bato bamutegereje. Ngo mu bashyize Imana imbere abagiye banesha nta kindi. Elisa yigeze gushyira Imana imbere, yashyize Imana he? Yakimigabane ibiri y'umwuka wari uri muri Eliya. Bibiliya iravuga ngo arabihabwa kuko yari yatumbiriye Imana. Bibiliya iravuga amaze kubihabwa haza kuba Abasiriya bakajya bavuga bati dutere Isiraheli. Bibiliya iravuga ngo si rimwe si kabiri yica inama zabo, akabimenya ibigihugu runaka, ibitero by'ibunaka. Ngo bukeye baravuga bati dukore inama tubaze ninde muri twebwe umugambanyi. Baravuga bati Elisa umuhanuzi uri Dotani. Baravuga bati nihaba mugende mu mutuzane. Umwami ati mumuzane, ntimumwice n'indimo umukanira urumukwiriye, mumuzane. Ingabo zirara zigenda ijoro bwagiye gucya zahageze, ngo umugaragu wa Elisa mu gitondo abyutse akubise ingabo amaso, aragaruka arenga shebuja mu ivure. Aravuga ati ye umenye iby'ibunaka n'ibunaka iby'iwawe ntabyo uzi. Maze abantu batabizi barantangaza ngo babaze ko aribo babizi. Bati ingabo zaduteye zibambye amahema hejuru yacu, ziratugose tubashize biracitse. Elisa ati Imana y'umugaragu wanjye mukore ku maso. Bwimukoze ku maso abona ingabo ziri mu magare n'amafarashi by'imiriro bibagose. Aravuga ati databuja we ni ibintu bo wirebera. Atereka twiryamire dusinzire tunizigure kuko mbonye ingabo. Ndaravuga ati oya ngwino tujye kuziyobora. Uziyobore? Uraziyobora ute? Elisa araziyobora zihumye amaso, arazijyana zigeze i Samariya mu murwa mukuru w'Abisiraheli. Mwamaze bonye ati dutsinda aha. Undatireka da urazitsinda hasi mu Rwanda. Babwire kuryama bakaryama, nibicare bakicara. Abasore hari intambara barimo. Ese tubigenze dute? Ni muzigaburire, muzibagire, muzibe umutima n'amazi, muzindaje zisubire iwabo muri Siriya. Ngo barazibagira bazikora bya bindi byose Elisa yategetse, barabaherekeza. Bagezeyo bati urumva mu uri muzima? Ndi muzima. Ntibaturoza baraturetse gusa. Bati bine bitangaza, ariko muri Israheli hari Imana. Haleluya. Bagezeyo umwami wabo bati ko mwatinze. Bati gutinda gusa no kuba turushima Imana. Ubuze ko bari badufashe miri. None se bakaba baraturekuye kubera Imana iba muri Israheli. Bataho gacira intasha. Ngo bukeye umwami ati twongere gutera Israheli. Baravuga batutere n'abagore bawe n'abakobwa bawe n'inshoreke zawe, ntabwo twongera gutera. Izo ni imbaraga z'Imana. Haleluya. Uko no gushyira Imana he, ugushyira Imana imbere. Haleluya. Yesu yigeze guhura n'Abafarisayo n'Abasadukayo bihuje. Urabizi ko baziranaga ubundi, yari amadini biratemerana akomeye muri kiriya gihugu. Ariko kuko bagiye gusanga Yesu akabatsinda, yatsinda Abasadukayo bakaza
twisunga abafarisayo. Abasadukayo bati kuko mwebwe mutazi kubaza mutize neza. Abafarisayo bati ngaho nimuze duhuze mwebwe namwe nimugende. Ngo umusadukayo araza ahagarara imbere ya Yesu yigira mwiza aravuga ati ariko mwigisha, iwacu ko hari umuntu akarongora umugore agapfa batabyaranye, muri umuntu agakurikirana bakamucikura nk'uko umuhango w'Abisiraheli Mose yatanze umeze, barindwi bose bakamugira umugore bagapfa nta n'umwe ubyaranye nawe, buriya mwizuka azaba ari bukande ko bose bamugize umugore ntagire n'umwe babyarana. Ubwo maze ko ari ikibazo gikomeye ngo rwageze Yesu ngo aramutsinda bitangaje. Yesu aramureba ati we, ati niyo mpamvu mwahabye rwose, ubundi guhaba ni mukuru wo kuyoba. Ko umuntu wayobye ushobora kumuyobora nubwo nawe yiruka kubi, ariko umuntu wahabye no kumuhabura nk'uko agiye kuza no hagatega igicyamugu ajya kwinjira ishyamba ati ko mbona ntagira Kayonza cyangwa Mutara, uwo yahabye bisaba kurara akazahamurwa. Aravuga ngo mwarahabye mwabasadukayo, ntabwo muzi imbaraga z'Imana n'ijambo ry'Imana. Mwizuka ntawe urongora. Abantu bazaba bafite imibiri mishya nk'iy'abamarayika. Umusadukayo ati noneho kuzuka bibaho. Baza babwira abafarisayo bati natwe yatugaraguye, natwe batunesheje. Bati none tubigenda dute? Bati uyu muntu ntituzi icyo tuzamugira, niwamutsinda ntiyize ariko ntituzi ibye. Abasaduka abafarisayo bakigira beza, mwigisha itegeko rirusha andi mategeko gukomera ni irihe? Isiraheli ngira ukundisha Imana umutima wawe, ubugingo bwawe bwose, ubwenge bwawe bwose n'imbaraga, ibyahanuwe n'ibindi byuriraho ngaho, ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Utize si byo wimenye, utize kandi ari we Imana nyamana, ariko amaso yabo arahishwe, ntabwo bazi gushyira imbere Imana. Babwira abasirikare bati nimwe mugire imbaraga za nyuma zirinda isi, nimumuturindire muze mumugenze mutangire mumufate. Dore agenda aganisha abantu, asenya ingo z'abantu, abagore baramwizera bagashwana n'abagabo kubera ko badahuje imyizerere, agenda yigisha abantu ibintu tutamenye by'inzaduka Mose atigeze anavuga. Abasirikare ngo bamwegera bamuteze amatwi baravuga ati nuko avuga, twumvisha avuga, twumva nta fana uvuga nkawe ku isi, niba fande ho bafande tuje twemeye. Abatambyi bati namwe murayobye koko, wataha uzatuma abandi twe turimo. Bukeye bamusanze mu gashyamba, baravuga ati turashaka Yesu w'i Nazareti. Ati ni jyewe. Bose ngo basura inyuma bagendesha imigongo, bagusha ibibuno, bakaguruka bihungura, bati umuhungu azatumara ninde wamushobora. Bibiliya ivuga ngo aremera aritanga, ariko abantu babwiye ko ari jye, ubwo ari jye mushaka nawe ari jye mujyana baha uburenganzira, arabiba. Petero ati ntabwo wagenda ucecwe n'iminsi tugenda nyakuri, inkota agiye guca umutwe aca ugutwi. Yesu aragufata gusubizaho, uwicisha inkota azicishwa indi. Urwo ni urugamba, ni amategeko y'iki y'intambara. Agusubijeho Petero ati nuko bigenze, njye nshaka kukurwanirira wange, ibyawe nzabimenya. Yesu akajya arenga Petero ahinguka ati ibyawe nzabimenya ariko mbimenyeye kure tutegeranye. Arenga ahinguka kugeza igihe imbaraga zimushiriyemo, umuja aramukanga aravuga ati simbuzi n'ibyo uvuga simbizi, ntawe muzi. Amen. Yesu yaranesheje, niyo mpamvu dukwiye kumwisunga tukanesha. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo Yesu igihe cye cyo kubambwa kigeze, Pilato yemeye ko ariwe kuko yavuganye nawe, yumva ni umwami w'abami. Aravuga ati wavuye he? Uri umwami w'Abayuda? Yesu ati wakabimenye, wavuye he? Yesu aramwihorera. Pilato ariko yumva ni imvugo y'abami ndetse b'abami. Haleluya. Amwohereza Herodi. Herodi ngo yaramaze iminsi amutumye aramubwira ngo wangunze we. Aravuga ati ye, amubonye ati ni wowe natumyeho mu cyubahiro cy'abamukagaguza ngo ntigunze, none uje ukuyemo inkweto uri munsi y'amategeko. Ngo mubaze ibibazo byinshi ntihagire ikintu na kimwe musubize. Ngo Herode aratangara ati nimusubize kwa Pilato, niwe watuye we, ntabwo uyu muntu namenye ibye. Haleluya. Udashaka no kwisobanura ngo umukize. Yesu ni mwiza, afite imbaraga nyinshi. Amen. Haragaruka Pilato avugana nawe ati ndakarabye, bati karaba twebwe ubwacu. Amen. Ati ni twebwe ubwacu, aya maraso azatubeho n'urubyaro rwacu. Ariko mubwire ikintu gikomeye, dusenga Imana, dusoze tuyisaba imbaraga. Bibiliya iravuga ngo Yesu bamaze kumubamba, bamaze kumushyira mu gituro, bamaze kumushyira mu gitare, bamaze gukingaho neza, bajya kuzana abasirikare ngo barinde cya gituro. Abatambyi nibo bapanze uburinzi bwa gisirikare uwo munsi. Baravuga bati Pilato twibutse ko wamubeshya kiriho, yavuze ko azagira gute, azazuka, ntidushaka ko kuyoba kwa nyuma kuruta ukwa mbere, none tuha abasirikare. Pilato ati yavuze ko azazuka, cyo ko yabivuze nimujye mu basirikare mutoranye mu bushaka. Ngo batoranye abasirikare 100 b'intarumikwa, barababwira bati nimuturindire kino gituro.
ngo barakirinda. Marayika ava mu ijuru akinguye igitare, bamubonye abasirikare bahita bamera nk'abapfuye, baguye yubitse, baguye agaramye, bagushije urubavu bose. Imana yabazuye bavuga bati wacikiriye he? Ko Imana yari itumaze. Urati ibyo nize ntabwo nigeze niga kurinda Imana. Abatambyi nibo bayiturindishije kandi nibo bayivuga. Bigenze bite? Baravuga ati tujye kubwira ko yazutse. Abatambyi ngo bakubise amaso abasirikare ukuntu bameze, baravuga ati mumeze mute? Bati nk'abazutse. Kandi mwari muburinze agatazuka, namwe muje muvuga iby'umuzuko. Byagenze bite? Twabonye ko mu ijuru afite ishusho imeze nk'umurabyo, kumera nk'abapfuye, nawe arakuzura. Haleluya! Kugira ngo yerekane ko afite imbaraga. Niyo mpamvu yahuye n'abigishwa b'i Galilaya, arababwira ngo nimuhumure, nanesheje isi, nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Nanesheje. Unesha. Haguruka dusenge Imana. Kuko Bibiliya iravuga Imana yumva ibyo isabwa, niyo mpamvu abantu bazaza aho Imana iri. Kubera ko Imana yacu twumva, nimuhaguruke tuyisabe ibintu bikomeye. Tuyisabe ibintu by'imbaraga, tuyisabe ibintu. Kuko Imana ni umutuzo. Kwa Yesu dufite amategeko y'intambara. Uzajya wibuka ko Uwiteka Imana yawe yagukuye muri Egiputa ari igenda imbere yawe. Waje aho ngaho ukaba utarakizwa ngo wakire Yesu nk'umwami n'umukiza muri iri teraniro, cyangwa waraguye kugira ngo umwemere ahagurutse abirebye mu bugingo. Gira gutya niba urimo, niba utarakizwa cyangwa waraguye, tugusengera Imana by'umwihariko. Urabona n'iminota nahiriye, ntabwo ndi butinda aho ngaho nibwira ko inama ari nyinshi, umwanzuro ni wowe. Niba urimo ugire gutya, niba utarimo nabwo tugiye gusenga Uwiteka. Haleluya! Tugiye gusaba Imana iki? Tugiye gusaba Imana amavuta adafatwa n'ibihe. Tugiye gusaba Imana imbaraga zituma tugenda mu isi, amen, dutuye mu ijuru. Tukajya tugenda mu isi ariko turi mu ijuru, kuko mu buryo bw'umwuka Imana yaratuzuye. Dukomeza kugenda tugwiza imbaraga mu byo tuvuga no mu byo dukora. Iyi korali ihabwa umugisha aho igiye yumvikanisha Imana, kuko Imana ari Imana iriho. Amen. Reka dusabe Imana imbaraga. Mana y'imbaraga nyinshi, izina ryawe ni umunara ukomeye. Izina ryawe umukiranutsi ahungiramo agakomera.